inka z'umwami wanjye n'imisengo abagore beza basenga bazisanganiza ibisabo zirimo indende y'indinganire rusumba nk'uko inyamibwa zigenda imbere ndavuga inyange inka itayoberana mu rwuri inka z'imbyeyi zageze amasezerano yo gutahana imivumero zakizazo kugira ngo zikamirwe abana izo nyamibwa nkunda kuziragira aho ndavuga Nyagatare mu Mutara zihinduye tugira inka nziza izo turahira mu gitaramo ganga niyo rukonya n'abato yambaye ihinda rya kitambara tugira inka nziza izo turahira mu gitaramo mbaye imfunda ngufi nk'itarengerwa n'umugunda zacu zirimo bihogo z'abayibona bose ikaba indangamirwa nk'ikerereza abagenzi bitegereza ubwiza bwayo zirimo inka gaju ritukura ukora ku mubiri ugasiga izindi kugira ngo nese neza zirimo gitare gitebeje umukondo yariboye ikaba inka ritagira umwanda ku mubiri zirimo inka ndeba unyurwa ya rwiyamirira inka z'imbyeyi zatahanye imivumero zikabamwe inka karange ka karanga irangira bizera inzira ibageza ku musaraba ari naho bahurira n'umwami Yesu ari we nzira n'ukuri n'ubugingo reka nkomeze mbabwira Imana y'u Rwanda itarobanura abantu ku butoni yakoresheje Mose agacyura ubwoko bwa Isiraheli yo no yakoresheje perezida wa Repubulika n'inkotanyi bacyura abanyarwanda ubwo Imana imaze kubona agahinda k'abana b'abanyarwanda bari baratewe no kuvukira mu buhunzi nimureke mbabwira icyari cyarambabaje kikambuza gusinzira nk'umunyarwanda wavukiye mu mahanga icyo nta kindi ni ijambo ry'akarebura umugabo wavugiye mu gihugu cy'iwabo yabaga mu bagabo bavuga ari kijyana avuga ijambo ry'akarebure rikomeretsa imitima y'abanyarwanda ubwakanguriraga abitwa Yusi kwirukana abanyarwanda abibabwira mu rurimi rw'iwabo agira atahaza abanyarwanda mu mabinge nimubagira ngo nimuyiroko barwata mugarucyo wanyu Rwanda kandi nabo bazo kukererwa mubagire ngo nkayija karagende karena nkayijaju bagende ejo ntibatinda rw'ikiniro n'akabungo muri mporora abanyarwanda batwikira ku mugaragaro izuba riva ubwo izuba ryaravuye ry'umutara n'agakinda ariko iryamahega ryo ryankuye umutima mu nda ko ryisha abana ryica n'abari mu nda ubwo mu rwikubo rwa kabari imiborogo y'inka ivanga n'iy'abantu mahega na kibondo ariko ngisinziriye muri izo nzozi z'akaga k'abanyarwanda ndota Imana itabaye u Rwanda n'abanyarwanda ihagurutse ingabo za RPF inkotanyi zitabara u Rwanda ubwo siyoborwa na Cayimani wa RPF inkotanyi akaba inkotanyi yoganye umuheto ka gitumba muraba n'umuhengeri bya jenoside byagose abanyarwanda rudasumbwa mihigo mu iterambere ry'abanyarwanda radumira inkotanyi zikambika rugana ageze mu birunga ashinga radio muhabura kugira ngo ihabure imitima abanyarwanda bari barahabanye n'igihugu cyabo ubwo ka gitumba na Rusumo paka arayikingura bakunda u Rwanda barutaha bose cyari pariki y'Akagera yarangwaga n'inyamaswa inka z'imbyeyi zitahana imivumero reka mbabwira izacu abashima nkuyu zimaze kwambuka umupaka wabuzi bazahumurije abanyarwanda zibabwira ziti nimuhumure mukomeze urugendo mutahe u Rwanda dere ntabizi bikiri mu nzira kuko abagabo biyitaga karahabutaka na kabutindi bahoraga ku musozi wa Muraha muri Tabago bategereje inyenzi inkotanyi zituruka Uganda bahindutse akaraha kajya hedere guverinoma y'umwe bw'abanyarwanda iyobowe na Cayimani wa RPF inkotanyi ubwo shonga na Karama muvumba gatsibona kiyombi inka zirayitaha imihigo bahiga yo kuzorera mu biraro bya kijyambere kandi muzi yuko muri ako gace hari ahahoraga hateretse intango y'amarwa bayiririmbira bavuga bati mureke ganyobwe we nanka ngo ndetse n'imidugudu n'ubugari n'imirenge nabo babigenama none hari hateretse intango y'amarwa ubu hateretse uruhimbi rw'amata y'inka ibyo bikaba bijyanye n'imiyoborere myiza ya perezida wa Repubulika mu banyarwanda cyabayaga ku rutare rwangarama aho bitaga muri bayigaburire hatageraga inka n'abantu zirahataha cyonyo na Murama muri nkuyu zisanga imirama n'ubwitezo abategarugori bakarere ka Nyagatare bicara ku ruhimbi rwazo bacunda amata yazo babyinira igisabo bagira bati nyamuneka nimutebuke murebe iwacu Nyagatare zirakamwe ubwo dayari y'uruganda rw'amata y'Inyange zikingura mu murwa wa Nyagatare mu borozi iterambere rishinga imizi wowe ushaka kubimenya neza zaje kureba ku rutare rwa Cyabahanga hababwaga n'intare z'amakare ubikoranabuhanga ryarahageze rihahindura amakaro none ubwo ayo makaro yujuje hoteli y'inyenyeri enye mu karere ka Nyagatare
Rinyinya na Nyabitekeri Nyagasigati Kayigiro na Mashaka imishenyi yabwe yazirahindura zinywa manure ya Rihirima na Mirongo Rugarama na Rwempasha abo bari Gakindo na Rukiru w'inkiko na Rukorota Rutare na Rutaraka zitahana imivana ubwikirebe zinywa Kayanja ka Rushuga na Kamira migezi Kayange na Nyagashanga zirakomeza ubwatsi bw'uruhira ziburishiriza mucucu buhabwa ya mucucu Perezida wa Repubulika yigabira abanyarwanda inka zirayitaha zibyiga imbogo n'inzovu zikubira ku nyanja ya Rwakigeri Ndama na Buhongora kamate karangazi ku idamu na Rwangingo zishoka n'ubwira gakungugu na gacucu bitwikira abashumba nuko zikutse bugorobye ubwatsi bw'uruhira zirisha ubwambare na kajuma kahina kizira kome zirayitahi yari kizira kome hinduka kigira ko musenye na gabiro zisedukira mu cyakare kabaruri mu komande bwa Nyakayaga zigera amashoka kiziguro na kiramuruzi yinyurana amaguru marere karana gahini mu mbuto z'amahoro zigera bugorobye zinywa muhazi zirayambuka zitahane mu rwuri rwa Perezida hakaba mu mudugudu w'Amagaju ubwo abagabo barobye zasanze mu nkengero ya muhazi zibakura ku nkono y'ubuhuza zibahuriza ku ruhimbi rwazo zibakamirwa uko bangana abana babo bitwa bakadogo batandukana na bwaje ndetse n'ababyeyi babo banywaga amazi ya muhazi bayavaho bayaharira imvubu n'ingona banywa amata y'inka bishimira iterambere rya Perezida wa Repubulika mu banyarwanda bakomeza bagira bati ko kuyone demokarasi sesuye y'umwe bw'abanyarwanda izo nka zimbye zishimira gutaha mu Rwagasaba imurire na Nyagasambu zigera mu Gatarango Rugende n'Akabuga zitahana imivumero Murindi wa Kanombe na Ndera zirera abana b'abanyarwanda Kimironko na Gasogi zirayitaha ubwo imironko n'imiheto bayifasha hasi nibongera kuzirasanira nk'uko abanyarwanda bavuga ngo inka y'ingyo yihabwa naso cyangwa ukayinyagirizo nka zo kunyagana zihagarara ubwo ngubwo zisimburwa n'ingabirano za Perezida wa Repubulika mu banyarwanda yisegera inka munyarwanda abanyarwanda bose abagabira atarobanuye ku buto nageze Inyamagabe bagabira uko bangana basizwe nyuma n'amateka bakura mu bworo bwo kubumba bashyira mu bworozi bwa kijyambere ubwo nabo banywa amata y'inka bishimira iterambere rya Perezida wa Repubulika mu banyarwanda bagira bati ko kuyona demokarasi sesuye y'ubumwe bw'abanyarwanda igitarama zitaramira mu mahindura Muhanga zibahangira inzira ibazana Mutara kurambagiza abageni kuko bari bamaze kubona inkwano batagitinya yuko bakwa amasuka yitwa Kidimo ibyo bikabatera kubyara abana bitwa Bankuri Perezida wa Repubulika amaze kunezeza abanyarwanda nabo baranezerwa imihigo bahiga yo kuzajya bamugirira icyizere igihe cy'amatora akaba ari nayo mpamvu abanyarwanda bose bagize inyota yo guhindura itegeko nshinga inomero 101 bakayishinguraho yari ishinzwe bakongera kuyishingaho yongera gushinga Perezida wa Repubulika izindi nshingano zo gukomeza kuyobora abanyarwanda reka nsoze mbabwira amazina ya zimwe mu nka za Perezida wa Repubulika z'urukundo wagabiye abanyarwanda zikabamwe inkangabo rutagendana n'ibigwari mu by'iterambere ry'abanyarwanda tugeze mu cyerekezo 2020 cyangwa 20 mu kinyarwanda iyo nk'ikazira icyaha n'igisa n'icyaha ikazira amafuti y'abagore n'abagabo batazi Imana ntibagire n'urukundo rw'umwuka wera rubatera gukunda igihugu cyabo ahubwo bakarara batonganira mu mabara ubwo bagacya bavuga ngo noneho dere burakeye byuka tujye kuburanira abayobozi b'umudugudu kuko ari rwo rukiko rw'ibanze kandi igihe tugezemo si igihe cyo kubyuka tuburana ko abagore n'abagabo mu Banyarwanda ahubwo ni igihe cy'uburinganire bwabo ndetse bakuzanya mu byo bakora kugira ngo bubake urugo rwiza n'igihugu cyabo mwari kumwe na Pasiteri Fred Munyabugingo nk'abo wa Francisco Tereraho yasabugabo ya Nyiringango ya Rubambura Manzi ya Rukinizambuga ya Rwamo rwa Gihana nk'abo muhana wamenye umwami Yesu nk'umucunguzi w'ubugingo bwanjye